Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nkuko twabibasezeranyije mu buryo bwo kubasobanurira amavitamine kugira ngo tujye twinjira mu bintu dukora birimo ayo mavitamine mwabanje kumenya mu ncamake zayo uko ameze. Uyu munsi ndifuza kubaganiriza kuri vitamine E. Vitamine E ni vitamine magambo arambuye bita tocopherol. Ni vitamine icagagurirwa mu binure, vitamine liposoluble. Ni kimwe na vitamine A na D na K. Aho iboneka rero muragira muti nihe? Inkomoko iboneka cyane cyane mu biribwa bikomoka ku bimera nko mu nyanya, karoti, amavuta yo mu binyampeke bimeze cyane cyane ingano, amata, umuhondo w'igi, salade, mu mavuta y'ibihwagari, ay'ibigori, mu mbuto zitwa amande na peshe yo mu minsi iri imbere ndaza kuyibakorera nanayibereke. Ikongera ikaboneka muri soya, mu mavuta ya elayo. Amavuta ya elayo buriya naho habonekamo iyo vitamine E. Imbuto za noix, inkeri z'inyakinani. Nk'abantu bagiye baba cyane cyane nko mu giturage hari nk'ukuntu hazamo ibintu by'inkeri mu mashyamba biba bifite n'amahwa ku biti byayo, hakeraho inkeri. Kera turabona twakundaga kuzisoroma tukazirya, ariko zikunda kwera ahantu nyine mu bintu bimeze nk'ibihuru ku gasozi, nizo bita inkeri z'inyakinani. Ikongera ikaboneka muri avoka, ikaboneka no muri epinari. Nta ngorane itera iyo ibaye indengarugero mu mubiri, icyo bita pas de risque de toxicité à haute dose. Muri make rero bakunzi bacu, uwaba ageze hano bwa mbere kuri channel yacu yakora subscribe, agakora na like, agakora na comment, agakora na share kugira ngo dukomeze kubagezaho ibintu byiza. Vitamine E rero ni vitamine itera kororoka, kubyara, irinda umubiri gusaza vuba, mu buryo bwitwa antioxidant. Ifite umumaro wo kurinda kanseri, igira uruhare mu ikorwa ry'intanga, kandi ni ingenzi ku bagore bakunda gukuramo inda. Ikoresha neza ubwonko na hypophyse, imvubiri igenga iby'imisemburo yo kororoka. Uko ikora, ikoresha neza imvura zitanga imisemburo y'imyororokere n'imikorere myiza y'umubiri, niyo bita hypophyse. niyo mvubura iba munsi y'ubwonko. Hypophyse niyo mvubura gland iba munsi y'ubwonko bwo mu mutwe. Ikoresha imikaya, inyama z'umubiri, imitsi mito y'amaraso no gusana inyama z'umubiri cyangwa izishinzwe guhuza ingingo. Urugero ruba rukenewe ku munsi rero ntiruzwi neza, ariko mu kigereranyo ni nka miligrama 500 ku mwana wonka, naho ku muntu mukuru ni hagati ya miligrama 10 ndetse na 25. Unit imwe iba ifite miligrama imwe y'iyo vitamine. Ikiranga rero yuko umuntu yayibuze, ku nyamaswa imyanya ndangagitsina isubira inyuma mu bunini no mu mbaraga. Ibyo bikaboneka no ku nyama z'umubiri n'imyanya y'imbere
n'umutima. Inyama zunga izindi, icyo bita tisi conjunctive, ntizikora neza by'umwihariko mu mitsi y'amaraso. Ibinure byirundanya mu mwijima kandi hakabaho kuva cyane ubudatsina. Ku muntu biraruhanije kumenya ko yabuze iyo vitamine. Aho igoboka cyane cyane ku muntu ufite ibibazo by'isubiranyuma ry'imikorere y'imyanya ndangagitsina, ku bagumbashye, ku bakunze gukuramo inda, ku bagore bakunze kugira imihango idahagije cyangwa se abatigera bayigira, abafite ibibazo bikururwa n'ingaruka zo gucura. Ni ukuvuga ngo abo bantu baba bakeneye kubona iyo vitamine ku buryo buhagije. Abafite ingorane mu kubona amashereka, kugoboka abana bavutse batagejeje igihe, abana bafite ibibazo by'imikurire myiza, abantu bafite indwara zo mu mitsi yumva n'iz'imikorere mibi y'inyama z'umubiri, ku bafite intege nke ziturutse ku myandurire y'indwara, ku barwaye za rubagimpande yo mu ngingo mu buryo bw'imbasa, no ku bakunda kurwara ibikanu. Ni ukuvuga indwara bita torticollis, niyo ndwara nyine yo kubabara nk'ibikanu, kumva urababara ibikanu mu mubiri wawe, ku mubiri wawe hano hagana inyuma mu irugu, kumva nyine urababara. Iyo ndwara rero torticollis, iyo ubasha kubona ibikenewe bya vitamine E, ntabwo ibasha kukuzahaza, ndetse no mu gihe umutima n'imitsi bikorana imbaraga nkeya, aho naho hakenewe iyo vitamine E. Ku bafite amenyo ahunguka ubusa no kwipfundika kw'imitsi, kuvuga ngo icyo gihe umuntu aba akeneye iyo vitamine E kugira ngo ibashe kumugoboka. Bakunzi bacu rero, mu ncamake icyo nicyo nabasobanura kuri vitamine E, kugira ngo tujye tubasha kugendana neza mu biganiro byacu no mu byo tubagezaho bya buri munsi. Uyu munsi rero mufite amatsiko, murumva ngiye kubabwira iki kuri iki kintu mbicishijeho amatsiko. Noneho ntabwo nje mvuga vitamine, hari ikindi nacishijemo. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita igisura. Ese wowe waba uzi igisura? Turakikwereka hano ku mafoto urebe uburyo ki igisura kimera. Ibisura biboneka hose ku isi. Tugiye kubabwira n'akamaro kabyo n'uburyo ki ari ingirakamaro ku mubiri wacu. Dukomeze twiyitaho, twite ku magara yacu. Abo bishobokeye mwite ku magara yayo. Nanjye rero nkavuga ntabwo nabyihererana, ngomba kubibagezaho kuko hari bamwe baba batarabimenya cyangwa se badafite n'uburyo babibona. Mwatubwira tukabafasha kubibona. Hanyuma ugeze hano ari ubwa mbere, urakora subscribe niba uri interese, niba ufite amatsiko yo kumenya ibyo tubagezaho. Hanyuma ukore na like, turabinginze bakunzi bacu. Hanyuma unakore na share. Niba hari n'ikindi kintu wifuza ko twakugezaho, ukore comment. Hanyuma twikomereze. Icyo kimera gikarishye kandi gikunda kutitabwaho, gifite agaciro gahebuje, gikize ku ntungamubiri zinyuranye nk'ubutare. Biragenda bikagaruka handi nababwiye nzajya mbasobanurire kuri bene utu tuntu. Ubutare, hari umuntu utazi ngo ubutare ni iki? Chlorophylle, reba ubusobanuro burambuye ku mboga zimwe na zimwe. Hari izo tutarabagezaho, ariko hari akamaro k'ibimera bimwe biba bihuye n'ibindi. Hano twavuga
ku mboga bita creso. Ese creso urazizi? Yongera imbaraga, igatera igikuriro, ikongera n'amaraso, igakiza igituntu. Izi mboga ko ari dangera. Izi mboga bazita creso, zivura igituntu kandi zikagirira umumaro n'abazahajwe n'indwara. Ubwo biri mu mumaro umwe na cya gisura nababwiye. Hanyuma no mu muhondo w'igi ndetse no mu mashereka no mu bishyimbo naho habonekamo akamaro kajya kumera nk'ak'igisura. Hakaboneka n'ikindi kintu bita tanine iboneka mu bimera kandi ikomeza uruhu. Ahandi tuyisanga ni nko muri rubarubi, glycoside, secretine nk'iyo muri epinari, yo ikaba ituma n'urwagashya ruvubura neza imisemburo yarwo n'amacandwe akavuburwa neza. Acide tartrique formique, iyo acide irinda uruhu. Mycoid, sur carotene itanga vitamine A n'indi myunyu nka nitrate de calcium, magnesium na manganese. Ibyo byose bituma kigira akamaro gakurikira mu mubiri: gutuma umuntu yihagarika neza, kongera imisemburo yo mu gifu, kongera amaraso kuko gifite ubutare na chlorophylle, kurwanya indwara ya diyabete na gute, iyo kuva imyuna, ndetse kikongera n'isukari mu mubiri. Gishobora gukoreshwa mu buryo bunyuranye. Kunywa amazi yacyo nk'amatasi 3 ku munsi bivura indwara zinyuranye z'impyiko, iz'urwungano rw'inkari, iz'uruhu, izo mu mara, enterocolite, izo kubura amaraso. Muri icyo gihe ni ugukoresha umutobe wacyo udatetse. Aha ni ku gisura turi kubasobanurira. Ya hemoptysi ituma umuntu akorora kandi agacira amaraso, yo kugira imihango y'abagore myinshi birengeje cyane, ibyo bita hyperimonore, n'izindi zo kuva amaraso, ya diyabete, rubagimpande, gute n'izindi. Gishobora no kuribwa ari imboga, bagasoroma ibikiri bitoto. Bashobora no gukora salade zacyo kikaribwa ari kibisi kivanze na pissenri cyangwa n'ibindi. Umutobe wacyo ni ingenzi igihe imisatsi yipfura. Icyo bita irangi ry'igisura rikoreshwa imvubura z'uruhu, cyane cyane sebore, n'igihe ubwoya bw'umubiri bwipfura. Icyo gihe iryo rangi ribonwa ku buryo bukurikira: gucanira mu gihe cy'iminota 30, litiro imwe y'amazi ivanze na garama 250 z'ifu yavuye mu mizi y'igisura basekuye. Ni ukubyisiga rimwe mu cyumweru, ukabibanza, hanyuma ukisiga amavuta y'umwelayo ariyo bita elayo. Bakunzi bacu rero urumva mba mbafitiye utuntu twinshi. Mwebwe mugumaha gusa, mugumaha ndaje njye mbashakira utuntu n'utundi nze ntubagezeho. Ku muntu ukurikira ikiganiro cyanjye akagisoza, bizajya bituma abasha kumenya umumaro wa nyawe w'ibyo agomba kwikorera kandi bimufitiye akamaro. Bakunzi bacu rero mwumva ibintu tubabwira bibanyuze, cyangwa se mushobora no kubisharinga abandi, mubibasharinge nabo bamenye uko bagomba kubishaka. Bamwe na bamwe bibagirira akamaro, hanyuma mushyireho like, mushyireho na comment n'ibindi bindi mwifuza ko
twabashakira nabyo mugomba kubitubwira. Turabashimiye cyane rero abantu twagiranye ku musozo, naho ubutaha.